Yes, hello my people, banyarwandakazi rero mwabyumvise ko ari day by day news tuba twaje n'amakuru abari kugenda acaracara. Mwabyumvise ko twinjiye na yananga ibigiye kutwerekeza mu makuru abari hit, ya makuru abari trendy kabisa. Ngaye nguko rero wodukurikiye uri mu gihugu cy'u Rwanda, wodukurikiye uri mu mpera z'isi, wowe aho uherereye hose twifurije ibihe byiza. Ngo utarakora subscribe rero iki nicyo gihe ngo nawe ukore subscribe kandi n'ibitekerezo byanyu muri comment turabikeneye. Ngaye nguko rero nge tugiye kubana nirinco imfura muri rubanda. Ngaye nguko rero nkuko nabibamenyereje rero, nkuko ari gahunda idahinduka, amakuru abari hiti y'amakuru ya buri seconde par seconde bagomba kubagereraho igihe kabisa. Ubu aje agishyushye, ubu nibwo akiva ku nkono ari gutogota. Iyi nkuru rero ati iteye ite mu karere ka Rwamagana, dore ko ho ibintu bimaze kudogera, ibintu birimo biragenda bihindura isura, dore ko hari uruganda rwakoraga, ariko ibyo rwakoraga numara kubyumva uraza gusanga abantu muri iyi minsi barabaye abahemo. Abantu muri iyi minsi nyamara bari gushakira amafaranga aho atagashakiwe, bari gushaka amafaranga aho gutanga ubuzima bwiza, ahubwo bo bagashaka amafaranga bari gutanga urupfu ku kiremwa muntu. Ati bimeze bite rero? Reka dutangirane ubundi tugendane gatanu kuri gatanu, ubundi tubashe gusobanukirwa neza. Ubundi mu gihe wahisemo day by day news uba wahisemo neza kabisa. Iki nicyo gihe rero cyo kuba wasobanukirwa neza. Ariya mu karere ka Rwamagana rero, umurenge ni Muhazi, akagari Kansinda, hari uruganda rwitwa Agahebuzo Drink Processing. Uru ruganda aitotiko abantu benshi bari baruzi, cyangwa se uko muri kubibona muri screen muragenda mubonamo ibyo biribwa, ibyo binyobwa bari bafite, ariko ibyo binyobwa habe namba nabuziranenge namba, dore ko nubundi uru ruganda rwari kabisa rwakoraga, ariko mu by'ukuri RCB na kintu yari baziho, ariko bakoraga ku mugaragaro. Uru ruganda rero rwitwaga Agahebuzo Drink Processing rwakoraga inzoga Murusenda, rukavangamo urusenda, itabi na kore ya etanol. Abanyweye kuri iki kinyobwa se, abanyweye kuri izi nzoga, mu by'ukuri mukomeze kwihangana ndabakomeje, ariko nyine leta yacu itureberera, uri kubona ko iba yahabaye gatanu kuri gatanu. Uru ruganda rero bajya kurutangira bo bavugaga ko mu by'ukuri ari uruganda rugiye kujya rukora inzoga zikozwe mu nanasi ndetse n'ibitoki, ariko mu by'ukuri ibyo baje kuba bakora bihabanye n'ibyo bakoze, uko bakoraga inzoga zivanzemo urusenda, itabi na kore, ukahasanga havanzemo n'amajyane. Noneho ibaze ko bavangamo ya kore yitwa etanol, za kore zibari mbi cyane. Nyir'uru ruganda rero Muzalendo Rafael, ubwo basurwaga yahise atabwa muri yombi, ndetse n'abakozi bakoraga muri uru ruganda ubu bose batawe muri yombi, kubera ko ibyo bakoraga nta buziranenge namba, habe na 0.7 cyangwa se 0.7 by'ubusugire bw'ibinyobwa bakoraga. Ngaye nguko rero, ariko uko byaje kuba bigenda, umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyi Umuvunyi Rajabu we yaje kuvuga ko uru ruganda barufunze kubera ko basanze nta buzima gatozi namba. Reka tunyarukire hano muri Tanzania rero, muri kubibona ko ibintu bimaze kudogera, ibintu byafashe indi ntera, dore ko imyigaragambyo ikomeje, ngo amatora ntiyaciye mu mucyo. Ibintu bikomeje kubera hariya rero ntago ari ibintu by'i Rwanda, mukomeze mubasabire babe bakongera kugira amahoro, kuko iki nicyo gihugu twagiraga ikiza kigwa mu ntege, igihugu cy'u Rwanda mu gihugu kitarangwamo intambara, igihugu cyahoraga ari amata n'ubuki. Ariko muri kubona ko abantu bari kuhasiga ubuzima ari benshi, uri kubona ko imyigaragambyo ikomeje gufata indi ntera. Imyigaragambyo yo muri kubona ko yazamuye urundi rwego, rero muri kumva ko nk'ibihugu bya EAC nyine natwe ingaruka nago
zatuburaho kubera ko ubu harimo ibicuruzwa byaturukaga hariya za Tanzania kandi murabizi ni byinshi. Rero dufashanye kandi dusabire igihugu cy'abaturanyi nabo bongere kugira amahoro. Mwari muri kumwe na Rincho, rero twongere dusubire mu kanya. Ndabakunda, Imana ibaho umugisha.